kuko Salomo avuga ni umwami w'amahoro. Yesu ahita afata isezerano rye arishyira mu banyamahanga nk'uko Salomo yafasha abagore b'abanyamahanga bakwizamo ubuzima cyangwa ama ADN y'iki y'abanyayisiraheli. Yesu nawe yaraje ahita afata ADN ye aba umwami w'amahoro. ADN ye ahita yinyanyagiza mu banyamahanga. Yego. Mu gihe cya ba Petero bavuga ngo mbonye ko mu mahanga hose umuntu ubaho Uwiteka ku byo gukiranuka Imana iramwubaha. Icyo gice Yesu akoze cyo mu mwuka kitwa Isiraheli, aricyo mwita ishyanga ryera, ngo abantu b'Imana Imana yaronse. Ubwo ni ishyanga rya kangahe? Rya kane. Turi kugendana ritataniye mu mahanga yose, kuko Yesu yaravuze ngo urusengero muri kunyereka n'urunini. Niyo mpamvu uzumva Trump avuga ngo iyi peteroli ndayishaka, yo muri Venezuela ndayishaka, muri Kongo muri inshuti zanyu mufite amabuye meza. Uri kumva ntabwo aba ari ubushuti n'urukundo baba bafitiye, nuko nyine donc nibyo bakrete. We ni umucuruzi uri aho ngaho. Yes. Abantu mushaka mupfe ntacyo bimbwiye. Bivuze iki se? Noneho reka nikomereze. Intambara kabiri isi yose imaze kurangira, uri kumva Israel zishinzwe icyo gihe n'abantuza na ba Theodore Herzl. Yego. Bazanye Zionisme. Mbo hari ikindi kintu cyabaye abantu batarasobanukirwa. Gerayo n'ubundi Iran ifite bakameneye bafite ubuvumo bari gucreatingiramo iki ibisasu. Wabonye ko akimara no kwima ingoma, uri kumva umuhungu wa Kamene ubu bitwa Mujitabu yavuze ati ngenda ndahorera umuryango wanjye, nimunatekereze ko mu minsi mike mwakumva Netanyahu namurangije na Trump. Kandi koko biragaragara ejo bundi yishe muri umuna wa Netanyahu arabamara rero. Uri kumva n'urugero nyine ngwaye wowe uri kumbaza ngo ese intambara ubona izarangira nubwo iwe niyo ya gatatu y'isi yose itarangira. Ubundi aba Abanyamerika n'abayobozi b'isi baragiye bo biga amateka y'ukuntu Imana yakoranye na Aburahamu, barangije baza kuyaviva, baza kuyashyira mu bikorwa, bakajya bayahuza nayo. Kandi urabizi ko iyo umuntu agiye kukwiba cyangwa se no kugutura cyangwa no kugukoloniza akifashisha Imana, byoroha kugupenaliza no kugutwara mu bugwate biroro. N'abanyamadini ujya ubona bakarabya abagore, umuntu w'umugore wize ngo warangije kaminuza, kubera ko bamubwiye ngo ni Imana gusa bakamushyira mu ibasi bakamwoza, kuko bamubwiye ko ari Imana. Umuntu utarasomye w'injiji iri aho ngaho n'urugero nanze, sibyo? Akaza akamubwira ngo nuza ngo Eliya reka ngusuhuze uyu munsi, ngwifurize umugisha, ngwifurize amahoro, amahirwe tuga kuri Nyagasani umwami Imana. Imana rero ikugire neza kandi Imana iguha umugisha, ikwiteho cyane. Uyu munsi tugwaye ikaze kuri channel yacu Prince Robert. Uyu munsi wa none Rwanda nayo yongereho, Rwanda yongereho. Umugisha w'Imana uze kubana nawe, Uwiteka akugire neza kandi ikiganza cy'Imana kikomeho ibihe byose. Roba Kame uramutse neza? Waraye amahoro? Amahoro. Umeze neza? Ndashima Imana. Ndabiboneye wowe umeze neza buri gihe uri mu mwuka. Bitambeze hari ukuntu mubitamo connection ngahita nyikurura, ngahita ngubona. Meze neza, ndanishimye. Cya gikorwa cyo gusura abarwayi wambere twaramusuye pastor, bigenda neza, arishima, turamugaburira, dukora byose, Imana ishimwe. Nanjye mu cyumwe cyashize kuri taki 5 nagiye Rwamagana. Yego, Imana ishimwe. Rero sura abarwayi narishimye. Arega buriya ba Robert banza wumve neza, hari ijambo ry'Imana Imana yavuze. Yego, abantu ntago baryitaho, ako nzabikoramo ikiganiro kwacyo. Yaravuze ngo nari mu nzu y'imbohe ni mwansura. Ese pastor reka tugende gakeya. Ugira ngo Bibiliya ivuze inzu y'imbohe, akenshi ugira ngo nino nzu y'imbohe tubona za mageragere gusa. Uzi ko hari igihe umuntu aba ari aboshye kandi oya wenda reka tuvuge ibyo ngibyo, reka manze sobanura impamvu. Hari igihe umuntu yicara, wari wahura si wabaye umupasiteri ugahura n'umuntu w'umuririmbyi, mwaganira ukumva ari akazitiro arimo, korari twarabanye bansabaga amafaranga y'umusanzu nkayatanga, ariko pastor ndware mbure nibura nuwaza kumbaza ngo uramaho. Yego, ako gahege nari ndwaye ni mwansura. Yego, nari nambaye ubusa ni mwanyambika. Bura no kwambara ubusa ni nagahege ni nagahege. None Yesu ngo bazamubaza ngo twakubonye ryari ko tuzi ko mu ijuru. Umva nawe ngo bazi ko Imana iba mu ijuru. Yego, niko babizi.
kandi Bibiliya yaravuze ngo niba utabasha gukunda mugenzi wawe wakunda oya yaravuze ngo niba udakunda mwene so mu bandi uzava gukunda Imana ute utarabona n'amaso yawe. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo iyo ubonye Imana uyibonera mu muntu yaremye. Yego urumva. Yego ngaho rero reka twikomeze ikiganiro ndi gushima Imana. Okay, twashimaga Imana ibyagezweho kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza cyane. Turacyakomeje no kugenda dufasha abandi bagiye bari mu makuba. Umuntu umva yadufasha rero cyangwa se yashyigikira uyu murimo tumuhaye ikaze nta kintu cyane rwose. Imana imugire neza. Hanyuma nikambwire umuntu wese uri hano akore subscribe, kora subscribe, kora like, kora comment kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza. Nuko twatanye ikiganiro rero Imana iguhumuke. Robert, intambara ya Isiraheli na Iran hakubisemo na Amerika irarimbanisha. Rega buriya n'Uburusiya bwamaze kwinjira, Uburusiya bwajemo n'Abashinwa bamaze kugeramo. Nuko rimwe na rimwe bashobora kuza rwihishwa, ariko ejo ho nabonye beruye babwiye witwa Mujtabu Kamene baravuga ati umuntu uzaguhangara wowe tuzakwereka, uzambwire tuzakwereka. Nabonye na wa mushuti wawe Kim cyane nawe yaje bazibeshya bakoresha intwaro za kirimbuzi ndazifite nzagutiza nzaritura nzagutiza. Noneho bamaze kugira ubwoba bagiye kwa Zelensky. Yego urumva ati tubabarire niwo maze umenyeze intambara tudorone duto. We duho tudorone duto turebe ko twabaho kuko turashiriwe tugiye gupfa. Hanyuma cyo shatse kuvuga ngiki ibyo byose urabyumva utibagirwa bya byihebe bimaze iminsi birwanya Isiraheli bituka biba mu makanevu baba muri nuza za Lebanone za Cisjordani zino za Hamas n'izindi. Hamas nayo yateyemo. Kandi twibuke ko abantu bavuga ko Isiraheli ari igihugu cy'Imana. Hanyuma katugende tuvuganire gutya Isiraheli ni igihugu cy'Imana. Reka tuse nk'abahera hasi kugira ngo abantu badukurikiye babyumve neza, kubyumva neza. Ngiye gutanga akagero keza nakoze hano hakurya mu nganda. Yego buriya mu nganda habayo bantu bitwa abakiri, bano babosi nyine ba nyiri inganda. Yego baba bafite ukuntu bakangata bagakanga abantu bifashishije imbaraga z'amafaranga bafite. Ariko bantu iyo bahagaze bakavuga ati ibintu muri kudukora muri kuduhohotera, usanga umukire atangiye gutitira no kudagadwa akagira ubwoba. Ariko uyu muntu ujya kugera ku rwego avuga ati mwicare hasi twumvikane tubahe imbaraga zacu namwe muduha amafaranga yanyu, aba ari nk'uwa munani mu bajojubiye mu matama batavuga. Kuko iyo umuntu yakwetse ko ari umunyembaraga, ari umutunzi, ari umunyabushobozi kuri wowe, burya kuzavuga biragora. Hari n'abanyabwoba bahita bavuga ati ntabwo umukire bamuvuga. No mu buzima busanzwe ku mashansiye, abantu bakora ku mashansiye murabizi hari igihe abakire bakangata bakanga kwishyura abantu kandi barabakoresheje. Umunsi umwe bamena beto yabariye akaba ati ntabwo uva ahangaha, sibyo? Mbigereranyije iki rero? Uyu munsi na Amerika imeze nk'uwo muke uri mu mage y'abantu bamennye beto, sibyo? Bakavuga ati iyi modoka ntabwo uyikura hano, ibyo bintu byo kugenda bakayigota bakanashyiraho n'ibiti mu nzira. Hariya ruba rukwambikanye, urabahemba ubishaka utabishaka. Wabyemera utarabyemera. Amerika yigize umupolisi w'isi mu buryo ubwo ari bwo bwose, yaba mu by'ubukungu, yaba mu bya politike, yaba no mu by'ubuzima. Donc igenera isi ibyo ishaka. Ariko mu by'ukuri abantu kubera izi mbuga nkoranyambaga bamaze kubona ko ibatuburira. Buriya izi social media aho zaziye, yaba mu rwego rwa politike, urw'iyobokamana, urw'ubutunzi, hari ibintu abantu bagiye bahishurirwa urukumva kera zitaraza batari bazi, sibyo? Bikaba binagoye ko abantu buriya izi social media zatumye habaho icyo bita conflit de generation. Aba Gen Z n'abanuza bakuze, sibyo? Basa nkaho nabo bafitanye urugamba. Nahereye dobaza cyane kugira ngo bigende. Noneho rero sasa Amerika yagiye ishuka abantu ikababwira ko ifite imizinga nta nzuki zirimo.
dufite ama drone arinda ikirere, dufite imbaraga ushobora kujya kurasa mbere yo kurasa tugahita dushwanyaguza ibyo ugiye kurasa, uri kumva. Ibyo bagiye babikubitisha igihe, cyane cyane ibihugu by'Abarabu mu nyungu zabo. Noneho rero reka ninjire mu kiganiro, nagira ngo mpere ahantu nshaka kuvuga, sibyo? Yego. Kabiri manze mbwira abantu badukurikiye, nge ntabwo ndi umufana w'intambara. Apana. Kuko intambara nyiri igitekerezo ni Satani. Nge rero sindi umufana wa Satani, sinzanamukunda, sinzanamukorera. Kuko gukorera Satani ni nko gukundana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri kumva, aho iyo ubanye nazo ukaba inshuti yazo birangira upfuye, sibyo? Burya noneho iyo ubaye umwanzi wa donc ukangana nayo, murahigana, mugahigana ubutwari, nyine umurushije imbaraga akaba urabona nka kunirani. Kugeza isaha mu bihugu byose by'Abarabu bamaze kusanga babisenya, ubona ko byose biceceka. Za Arabia Saudite, za Egypt bakubise hasi, za Iraq zaratuje, urabizi ku gihe cy'abanuza cy'aba Saddam Hussein. Donc zisa nkiza, none Iran yo iracyafite ya powerful zambaraga. Sinzi niba uri kunyumva neza. Na za Korea epfiri. Korea yo wihoreye yishyire ku ruhande, uri kumva. Sasa rero ubu buryo ndi kubabwira ko ntari umufana w'intambara, kugira ngo abantu tuganire mwumve, babanze babyumve. Ubu dufite abantu batwarwa buhumyi bazi ko Isiraheli iyi y'uyu munsi ari ishyanga ry'Imana. Dufite n'abapasiteri baryigisha bakabwira abakristo babo ngo tugisengere, ariko ngiye kubereka itandukaniro rya Isiraheli. Ari umupasiteri twadufite ariko yigishaga teoloji. Yego. Teoloji yo muri ADPR. Ajyaga yigisha, akigisha histoire de Isiraheli. Urakumva? Akavuga ngo Isiraheli ngo ni sainte terre, ubutaka butagatifu. Ubutaka butagatifu. Mutwe tubusengera ngo Imana azaduha umugisha. Isi yose uyu munsi nta butaka butagatifu ifite, kuko bwamaze kwandura n'icyaha. Abantu bajya basoma Bibiliya rega banayigendane nayo. Ugushije ishyano wasiwe kuko umanukiwe n'umubi. Uhawe kuvumwa k'ubutaka kuko wakoze iki? Uhawe Satani. Wowe Adamu na Eva bakimara gucumura, abwo ati ubutaka muzajya murya bubashaririye, donc buzabamereraho ibitovu. N'ubutaka nabwo nta butaka butagatifu bubaho. Bino abantu ntibakabashuka. Ba bantu bajya kwikora ni amateka bakora. Rega pastor, nawe uyu munsi tuje tugahimba ikinyoma hano hirya kuri rino shyamba, tukavuga ngo twari turi gutambika dusoje ikiganiro. Oya reka duhere Ikibeho, sibyo? Ikibeho ubu ngubu ni ubutaka butagatifu kuko bahonetse ngo nabikira Mariya. Oya, ubu tubyutse mu gitondo tugakora ikiganiro, twasoza tugahimba inkuru nge nawe, tukabwira abantu twari turi gutambika, marayika w'Imana araza dutangira atugatira ishyamba. Iri shyamba muzajya muribona, dore izajya rikorerwa aha ngaha, uzajya ukaragira kuri iki aha babonekeye indwara yararwaye azajya wese azajya abona igitangaza, wese azajya abona igitangaza. Nuko bayongwe bagiye bashinga n'ubutayu bukagenda bufata bavuga ngo hani kizabonwa, hani mbabuka mutabarwa. Donc ibyo ni mentality z'ibitekerezo by'abantu. Uyu munsi babana bashobora kutwangira, bashobora no kutwica, kabati ibyo bintu muzanye sibyo. Hazashira imyaka 3 baho Imana, bazize Imana yari yaravuganye nabo, umwaka akaza agahita avuga ati uzi ko nakandagiye nkahita mbyara. Kuko kwizera kurema ibidahari. Umuntu yizera mu mwuka bikabera mu bifatika. Nta butaka butagatifu buriho. Cyokoza hari ubutaka bw'isezerano. Ubutaka bw'isezerano n'ubutaka butagatifu ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari ubutaka bw'isezerano Imana yahaye iki? Aburahamu. Yego. Nk'isezerano. Isezerano. Ibugenzi iti ubundi aba Abanyamerika n'abayobozi b'isi. Yego. Baragiye bo biga amateka. Biga amateka y'ukuntu Imana yakoranye na Aburahamu. Barangije baza kuyaviva, baza kuyashyira mu bikorwa, bakajya bayahuza nayo. Kandi urabizi ko iyo umuntu agiye kukwiba cyangwa se no kugutura cyangwa no kugukoloniza akifashisha Imana, byoroha kugupenaliza no kugutwara mu bugwate biroro. N'abanyamadini ujya ubona bakarabya abagore, umuntu w'umugore wize warangije kaminuza, kubera ko bamubwiye ngo ni Imana gusa bakamushyira mu ibasi bakamwoza, kuko bamubwiye ko ari Imana. Umuntu utarasomye w'injiji iri aho ngaho n'urugero nanze, sibyo? Hakaza akamubwira ngo nuza ngo Eliya ngo yakijije ngo umuntu ngo umunwa ku munwa, ubwo ari kumusoma ngo ibere ngo kwibere, donc ngo yahuje buri gice, akubika agahanga, akubikaho umunwa, akubika ibere, akabagejeje mu gitsina. Kandi igitsina iyo cyegereje n'ikindi bidahuye biracomekana cyane, sibyo?
rero abantu benshi ni uko bagiye bicara biga amateka uri kumva bibiliya ivuga ukuntu imana yabwiye aburahamu imuha igihugu nk'isezerano iravuga ati ngiye kuguha igihugu kizava wenda n'urugero ku ruzi rwa nili kugera kuri efurati muramukebera yanamukebeye icyo gihugu kirimo abaturage bahatuye cyagiyemo abanyakanani ntabwo ari n'abanyakanani gusa harimo abakenezi abakadimo abaheti abaperezi abaefurayimu n'abandi benshi bagira amoko arindwi yesi avuga ati wowe iki gihugu uzagira gute uzagituramo amuha urugabano ahereye kuri nili amukatira kuri nili yacu yesi iva mu Rwanda iyi nili ya hano muri Egiputa iva mu Rwanda buriya bari abisiraheli ba mbere ba Aburahamu bari abirabura hakuze ko ari byo nese bibiliya ivuga ngo Salomo ngo yari umusore mwiza w'inzobe abazungu babita inzobe ngo ari umusore mwiza w'uburanga w'inzobe muremure ngo muremure uri kumva na ba Dawidi nawe niko ivuga na Dawidi ugiye Salomo wajyaga banga ngo nubwo umugeni wanjye wirabura yego voilà nese abazungu barirabura ntabwo birabura noneho iyo imaze guha Aburahamu imukatira igihugu ariko igikata simbole y'icyo Imana iteganya gukorera abantu buriya Imana yafashe Isiraheli nk'ubwoko itwara yagira ngo amateka n'ubutware bwayo butibagirana mu muntu kuko ikunda umuntu iravuga ati kamfate iri shyanga mu yandi mashyanga nzajye ndikoreramo ndiha amabwiriza ndiha amahame riba ishyanga riyoborwa nanjye yego kuko Imana ari umudendezo yabatwaraga ibaha ibijyanye n'ibyo ishaka kugira ngo batayanduraho buriya ibintu Imana itegeka uzi impamvu Imana idutegeka kwirinda ibyaha no kureka ibyaha no kwera imbuto z'umwuka wera ni uko izi ngaruka n'uturemangingo yaturemanye ko iyo wowe Robert usambanye irabizi neza mu turemangingo twawe hari ibintu bihindukamo ako kanya Imana rero ishobora kukubuza gusambana atari uko wenda ikwanze ahubwo ibizi neza numara kubikora ingaruka zabyo birabaho nyuma yaho impamvu Imana yanga ko umuntu abeshya idonko yabahaga amabwiriza n'amahame n'amategeko yo kugendera nuko abagize mu buremangingo irabizi ko iyo ubeshya umuntu byanga bikunda uba wambitse ibindi byaha byose ni rero ntabwo Imana itubuza kubeshya ariko wenda ni uko izi neza nk'umuremyi wacu izi ngaruka z'ibibazo bubuteye buriya hari igihe nk'umuntu ashobora kwicara akabeshya nk'abantu reka dufate nk'umupasiteri akabeshya nk'urusengero rumwe yego urubuka nk'umwe muri nuza muri Ghana wabeshya abantu ngo imperuka ngo nuza ya Nowa kiriya kintu ababeshyi kiba kizambukiranya generation n'ama generation amateka ntabwo kizanasibamo voilà nicyo gifite na record icyo rero ni Imana iba yanga ko abantu bakora ubwo bwoko rero Imana igendana nabwo ibana nabwo kuri wa mugabane yagiye ibaha ni amateka manini murumva n'abasoma Bibiliya murayazi ameshe Isiraheli n'igihugu gifite amateka manini kuruta ibindi bihugu byinshi kuko ari byo yabashije kwandikwa yego nayo mateka agiye afekta n'ibihugu biyikikije niyo mpamvu tuzi ngo abamedi n'abaperesi tukaba tuzi kwa Nebukadinezari Babuloni tukamenya kuba Gereki rukumva tukamenya Roma nuko yari around y'abo bantu bafite amateka akomeye bagendanye n'Imana urwo rugendo rwabo rero bagiye babana n'Imana Imana yageze ahantu baremera igihugu uribuka ko bavuye muri Egiputa bakora konketi icyo bita intambara kugira ngo babone icyo bita igihugu ba Yosuwa bararwana na ba Kalebu urabizi baratura ariko uko gutura bagendaga batura mu ampire sibyo bambuye abantu uribuka Kalebu na Yosuwa bajya gutata n'abandi batasi 12 ngo baragiye bageze bafata iki gihugu cy'abaheti n'abahivi n'abanati ni cyiza kiraryoshye cyane imizabibu ni cyiza ni igihugu kinetereye ariko abantu twabonye ni barebare ni ibisore ntabwo twabarwanya ntabwo tuzabashobora turi kumwe ndakumva Kalebu na Yosuwa baravuga ati ariko mwebwe dufite amateka n'ibyo Imana yakoranye n'imbaraga za bene wacu kandi nsubiye inyuma mu mateka aba bantu wumva birwa barwana ni bene mugabo umwe bakomoka ku mugabo witwa Aburahamu Imana yayisezerana avuga ati urubyaro rwawe nzarugwiza umwe ni Ishimayeli undi ni Isaka kandi uru rubyaro wumva ukuntu Imana yaruvuze yavuze ngo nzarugwiza nk'umusenyi wo ku nyanja urundi rugire nk'inyenyeri mu bicu arega buriya nuko abantu batanabizi
ndashaka tuze kubihuza n'iyi ntambara. Buriya Ishimayeli igihe yari mu butayu byibuke ari kumwe na mama we ngo imana imaze kubashirana, Imana yamuhaye isezerano. Nibyo ndi kuvuga. Urumva isezerano, Aburahamu ni umuntu ufite amasezerano menshi akomeye. Urubyaro rwawe nzarugira nk'inyenyeri zo ku bicu, urundi rugire nk'umusenyi wo ku nyanja. Irya sezerano ryo muri Edeni naryo riragarutse ku rubyaro rw'umubiri n'urubyaro rw'umwuka. Iyo bavuze urubyaro rw'inyenyeri ni urubyaro rufite ubugingo buhora muri Kristo. None urubyaro rw'umusenyi ni urubyaro rw'umubiri. Abantu benshi ntabwo baba babizi. Ni naho Imana yaje gutangira uwitwa Isaka n'uwitwa Ishimayeli. Rero mu kujya muri Egiputa nk'uko Bibiliya ibivuga, urabizi cyajya Aburahamu arangara ku gicaniro. Ubwoko bwawe buzanyagwa bujyanwe muri Egiputa buzamara imyaka 400. Bwongere mbugarure kubera iki? Isezerano nagiranye nawe. Iyo bavuze Isiraheli uyu munsi zimaze kuba 5. Isiraheli 5? Hari Isiraheli nka Yakobo. Yitwaga Yakobo Muriganya, Imana imuhindura izina bagati bise Isiraheli. Ndetse n'abakomoka ku gihugu cyitwaga Isiraheli bakomoka mu rubyaro rwa Yakobo. Abana 12 Yakobo yabyaye. Nibo bwari ubwoko bugize Isiraheli nyirizina. Ubu bwoko rero nabwo bumaze kugira gakondo yitwa Isiraheli, bamaze gufata izo ngabano Imana yari yarababwiye. Icyo cyari igihugu cy'Imana. None uyu munsi nibyo ndi kugenda tumaze kubona Isiraheli ebyiri. Noneho nyuma barakomeje bakomeza kuba mu ntambara z'uko hari abantu bambuye ubutaka bakajya babatera, bakosa Imana yari yabashyiriyeho, barakosaga Imana ikababagabiza. Bandi ba Siriya, ba Filisitiya, baza bakamena Babuloni, bakaza bakabakubita. Sibyo? Bagarukira Uwiteka bakongera gusura mu mahanga kabagira neza. Niko n'umukristo uyu munsi ameze nakubwiye ngo Imana yashinje gushinga Isiraheli nk'igihugu itwara kugira ngo kibe igishushanyo mbonera cy'umukristo w'uyu munsi. Niko n'uyu munsi umukristo ameze. Umukristo yabyuka mu gitondo agashima Imana, bakagirana ubusabane, ejo ibyaha bikaba biramuganjije, akava mu buntu bw'Imana. Imana ikavuga ati ndakugabiza ibyo byaha biragutimbura. Yasambana rimwe kabiri gatatu yarwara sida agahita ati Imana wandege, izazona zitangiye kuzamuka. Imana ikavuga ati okay ngwino ndakugirira ibambe. N'urugero nguhaye. Yajya mu businzi akajya mu businzi, yari umukristo, yari umudiakoni, yari umuvuga ubutumwa, agasinda nyine ikigage kikamwoshya. Uri kumva Imana ikazigahinarika. Sibyo? Yego. Nuko uko Imana ibana n'abakristo b'uyu munsi mwibahana kugira ngo batazarimbuka. Iyo logique n'abantu bayumve neza. Impamvu abanyabyaha bashisha bakadandura bakamera neza ni ibyabo babikiwe igihano cy'iteka. Abizera rero irabacyaha ikabahana kuko batabikiwe guhanwa iteka. Urwo rugero rw'Abisiraheli bagumye kubana n'Imana, bagumye kugenda bayoborwa n'amatwara yabo. Uribuka ukuntu bajyaga birarika no ku bwa Mose bariraritse ngo bashaka ngo babazane ikigirwamana basenge. Subyibuka bacuka imbasa muri zahabu bari bibye muri Egiputa. Ibyo birarangira. Barongera batera itiku ku gihe cya Sawuli. Batiriwe ibintu byo kuyoborwa n'Imana ari tubishaka. Natwe turashaka abami nk'abandi nk'andi mahanga. Imana iti sawa ntago ari abami mushaka ubwo ninjye mwanzi. Urukundo rwawe rukajya rugumya ruyiganza. Haza uwitwa Dawidi. Salomo amaze kubaka Sawuli amaze kubakanda. Hagiye hazamo amateka menshi bakanyagwa bakajyanwa i Babuloni, ariko hari igihe kigeze kugera noneho Dawidi amaze gutanga abo umwana we witwa Salomo ubutware. Yego. Amaze kumuha ubutware donc Salomo arayobora ariko akora amakosa. Bibiliya ivuga ukuntu Salomo yakoze amakosa. Hari amasezerano Imana yari yaramuhaye, uri kumva? Yari yaramuhaye isezerano ry'ubwenge, uri kumva, yakomezanyije naryo n'iry'ubutunzi. Ariko imuha irindi sezerano ngo nugendera mu mateka yanjye n'amatwara yanjye nzagumana nawe, ubwami bwanjye buzaguma mu kiganza cyawe, ariko nuta inzira zanjye nanjye nzagiye. Buriya abizera bagira amasezerano y'uburyo bubiri pastor. Ariko Imana bati ndirahiye nge nzakugira neza iteka ryose. Ubwo nuko ineza y'Imana ikomaho idashingiye no muri conditions wa gutagwa urwo muragendana. Ariko hari igihe Imana bati ndi kumwe nawe mwana wanjye, ariko condition ni wibeshye ukava mu nze umutima wanjye nanjye ntabwo uzakwishimira. Ayo masezerano abantu niba bajya mumva n'amana oyanjye nk'Imana arikije isezerano yamaye. Yarambwiye ngo nzabana nawe, nzakora ibitangaza ku buzima bwawe, ariko ntuzishire hejuru. Icyo jambo ryo ngendota. Yes. Ubwo ntago igikomeye ari ibyo Imana izakorana nawe. Igikomeye ni iryo jambo ngo ntuzishire. Niyo mpamvu ubona nca bugufi. Yes. Ntuzishire hejuru. Salomo
Salomo arangije ariko iramuganza atangira kujya ashaka n'abagore b'abanyamahanga akifatanya nabo bakabyarana. uri kumva buriya abantu benshi ntabwo bajya bahuza amateka asanzwe n'amateka y'umwuka. niba Salomo yarashatse abagore 1000 hakaba harimo n'uyu wo kwa Menerike wo muri Etiyopiya, yego, urumva ikintu Salomo yakoze, yafashe ubwoko bw'Abisirayeli arabumikisinga, arabuvangavanga, yahise abuhuza. yes, nabyo bifite icyo bisobanura mu buhanuzi. none se reka ngere ku kantu gato wihita umbaza. noneho Salomo akimara gutanga, hari abahungu be 2 uri kumva n'umugaragu we umwe witwa Abusalomu, uri kumva, yego, bafashe umwanzuro batangira gushwana. niho havutse ikibazo, ya miryango 12 yabaga i Yudaya, uri kumva, yigabanyemo ibice 2, bamwe bajya i Samariya, uri kumva, abandi bajya i Yudaya. yego, donc ubwami burahangana butangira kuvuga ngo bari batangiye guhangana ubwabo. Yes, bari abavandimwe bagiye guhangana. Salomo yabatwaraga bose, none aratanze Abusalomu, uri kumva, n'undi mugaragu bamwita Riragiye, ariko ari Bibiliya imuvugaho, niba ari Abudoniya, sinzi ukuntu bamuvuga like that one. donc yari umugaragu, batangira kurwana, bamwe bapfa n'abagore base, uri kumva, biba binini. noneho hazamo ikindi kintu cyo kwa Nebukadinezari, barabanyaga, babajyana, donc baraza barabanyaga, barabasenya, Isirayeli barayisenya. nyuma nibwo hagiye habaho kubakwa byagiye cyabanuza, cyabanehemiya n'abandi, sibyo, n'Abahezira. irongera Isirayeli irongera irasubirana, uri kumva, ivuye i Babuloni irongera isubirana, uri kumva, imiryango imwe y'i Samariya n'i Yudaya, uri kumva, bitacyumvikana, byarabaye amahari. niho havuye wa mugore wabwiraga Yesu, avuga ati kuri umuyuda na umusamariya duhuriye, ariko yajya kuvuga kandi uko bwari ubwoko bumwe. yaravugaga ngo aya mariba twacukuriwe na basokuruza bacu Yakobo. wumva ko nubundi en fait bivuze ko Yakobo yari sekuru wabo, bari bamuzi. ariko amahari amaze Yuda nuko mukaba Yuda, ni umwana umwe mu bana ba Yakobo. ariko umugore kuvuga kuri umuyuda tukaba umusama, bo bari batangiye kugira nicyo bita amahari, bamaze kwicamo ibice bibiri, bamaze kunenana. none igihe cya Yesu ubwo nagiye nihuta kugira ngo kuko ikiganiro gishobora kuba kirekire, nze kugera kuri Isirayeli y'uyu munsi uri kumbaza ngo ni ubwo se tumaze kubona Isirayeli zingahe? hari yagarutse kwiyubaka Yakobo kwa Nehemiya, hari ya Salomo yagabanyijwe mu bice 2 n'umuhungu we n'umugaragu we, ukumva, sibyo? donc hari noneho Isirayeli Yesu yaziyemo, uri kumva, ndakumva cyane, iyo Isirayeli Yesu yaziyemo, sibyo, ndabyumva. ya gatatu urumva habanza Isirayeli nka Yakobo, haza Isirayeli nk'igihugu Imana yirongera, haza Isirayeli, uri kumva, noneho yamaze kugabanyukamo ibice 2, ubwo ni 3 tumaze kubona. Yesu niyo yavukiyemo, azanavukiye mu muryango wa Yuda nk'uko isezerano ryabivugaga. akimara kuvuka, uri kumva, hari ikintu yaje arasesa, ahita akora kimwe nk'icyo Salomo yamusobanuraga, kuko Salomo avuga ni umwami w'amahoro. Yesu ahita afata isezerano rye arishyira mu banyamahanga, nk'uko Salomo yafashe abagore b'abanyamahanga bakwizamo ubuzima cyangwa ama ADN y'iki y'Abanyayisiraheli. Yesu nawe yaraje ahita afata ADN ye aba umwami w'amahoro, ADN ye ahita yinyanyagiza mu banyamahanga. Mu gihe cya ba Petero bavuga ngo mbonye ko mu mahanga yose umuntu ubaho Uwiteka ku byo gukiranuka Imana iramwubaha. Icyo gice Yesu akoze cyo mu mwuka kitwa Isiraheli, ariryo mwita ishyanga ryera, ngo abantu b'Imana Imana yaronse. Ubwo ni ishyanga rya kangahe? Rya 4. Turi kugendana ritataniye mu mahanga yose, kuko Yesu yaravuze ngo uru rusengero muri kunyereka, ni esprit y'ubuhanuzi prophetique, uru rusengero muri kunyereka ntabwo rizasigara rigeretse kurindi kugeza ubwo muzatatanira mu mahanga yose. Destruction rero ya Isiraheli babandi babubakaga ba Nehemiya yabaye ryari? Empire Rome Batitusi barayifashe barayisenya burundu, barasenya neza pasta, birarangira bakubita hasi muri 70 nyuma ya Yesu Kristo. Ikitwaga Isiraheli kisibangana ku ikarita y'isi yose. Ubutumwa bwiza bwikwirira mu isi ku buryo umunsi we pastor ushobora kubura umwisiraheli utabizi, amaraso akaba gukura ukumva umwana w'Imana, ukajya no gusobanura abantu, wabasobanurira abantu bakaguseka nk'umweke nisigeze guseka, ariko umusobanura ati ngende umuyuda nyamara ntabwo mu isi
havuga ati uri umuyuda gute kandi kandi umunyarwanda. Isi yose irimo, mu mahanga yose niko Bibiliya ivuga, ahubwo wowe Uwiteka agakora ibyo gukiranuka, abo ngabo Imana irabemera, ngo abo bera bo mu isi nizo fura z'Imana yishimira. Uyu munsi ubwiye abantu ngo nyewe nshobora kuba ndi Umwisiraheli, abantu bagutera amabuye. Ni nayo mpamvu buriya Bibiliya yavuze ngo nubwo turi nk'Abayisiraheli turi nk'ingurukira, ariko turi uri kumva ingurukira. Iryo shyanga ryitwa Isiraheli rya kane tumaze kubona, riri mu ibanga, riri secret, risakaye mu isi yose. Ariko mu yandi magambo, ba bantu bagiye bahunga muri 70 batatanye, bameneshejwe na Nuza na Batitusi na Banero, bagatatanya mu mahanga yose. Urabizi ko n'abavuga ubutumwa bwiza barabishe, n'abaporo barabasandaza, bose bagenda bazenguruka. Mu bisanzwe by'ubuzima busanzwe, iyo umuntu avuye hano, tukadufate nk'urugero rwa hafi, dufate nk'aya mateka yacu hano mu Rwanda, ubu dufite Abagande urukumva b'Abanyarwanda batazi igihugu cy'u Rwanda, sibyo? Ariko kubera ko ababyeyi babo bababyariye Uganda, barahungiyeyo, mu mitima yabo ni Abanyarwanda. Sinzi uri kunywa neza, n'ururimi rwabo bararubigisha. Nk'uko ubu dufite Abanyamurenge benshi, twebwe dutuye ibyumba bara mu nkambi, urabizi ko iriya nkambi yose baradeployinze, baraterura bashyira muri Amerika. Iriya depopulation donc batwaye bakayijyana muri Amerika, iwabo ni Murenge. Mu mitima yabo bari bazi ko gakondo yabo, nubwo ari muri Amerika, gakondo yabo iri hehe? Imurenge. Ariko urugero ni nka kwa kundi n'ubundi umuntu ava hano akajya muri Amerika akabona nationalité, ariko ugasanga n'ubundi agako kuri originalité aho yavukiye. Mu mitima y'Abayuda babizi n'abatabizi, kuko hari ukuntu baragiye basakara mu isi yose. Bamaze gusakara mu isi yose, bamwe bahungira muri Aziya, abandi bahungira i Burayi, hari abagarutse muri Afurika no muri Egypt, abandi bamanuka muri Ethiopia. Donc buri wese yagiye ahungira hagize gute ashaka. Ni nk'uko uyu munsi mu bihugu byose byo mu isi ugiye igihugu cyose wajya mushobora kubonamo Umunyarwanda. Ariyo uyajewe ibihugu maze kugendamo byose, kandi ntago ari bike Abanyarwanda bari kugira ngo byumve neza. Uwabwira abantu badukurikira ati buri muntu wese muri comment yandika igihugu aherereye atuyemo. Tufite ibihugu 180 na bingahe, wajya gusaba gasanga buri Munyarwanda wese dukurikiye azandika kumatera bati yewe ntuyaha, nitwa kanaka ntuyaha ngaha. Urebe nibwo he tubibona ko allowed. Nuko Abisiraheli nk'ishyanga byatatanye, none Imana ishima kubika umwuka wayo mu bayizera. Ibyo bibaho ngaho rero. Sasa nakubwiye ko isi iyo ifite ukuntu iyoborwa, hejuru osome hari Bali ari we Satani, n'intwaro ze na donc n'abasirikare be bo mu kirere. Noneho akaza akayoberesha imiryango y'ibanga, arimo abaroshifiridi, sibyo? Ari roshifiridi, akaba mukandebe ejo nari nakoze aka screenshot kabo ukuntu bakurikirana, sibyo? Abadukurikiye mu kiganiro cyashize ejo narakibabwiye, niwe uri osome, sibyo? Bari ni osome. Hakaba roshifiridi, hakaba royal family n'aba Rockefeller. Iyo ni imiryango y'ibanga, icyo bita societe secrète. Izi societe secrète nizo ziga uko zitwara isi y'uyu munsi. Uri kumva? Ndabyumva. Donc zikayitegeka, ariko zitwara zishingiye ku mateka y'ubuhanuzi buri Bibiliya, kuko Bibiliya itondetse nk'irema, nka creation y'imisi ngahe 7, hakaba 3 yo kurema n'umwe wo kuruhuka. Iyo misi 7 imbere y'Imana ingana n'imyaka 7,000. Isi ubimaze kumara 6, 4 bya mbere ya Yesu Kristo na 2 bya nyuma ya Yesu Kristo. Tukongera imyaka 33 Mwami Yesu yamaze, kuko buri babara ku giti gitambitse n'igihagaze. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, ko tubara. Turi kugenda step by step. Ni imibare. Hakaba hasigaye indi myaka 1000 y'ingoma y'Umwami Yesu, ariyo sabato. Aba rero bo bajya kwiga isi n'ubwiru bw'umwijima, bwa bundi Pawulo yavuze ati nimugakangwe n'abamwe bahagaze kubamenyesha ngo ubwiru bwa Satani, mujye mwiringira Umukiza n'umusaraba we, sibyo? Aba rero nibo bagenda bakiga isi bakayicaraho, bakabata ariko ibintu bimeze gute. Aba rero baragiye baricara inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Baravuga ati dushingiye ku bukungu, tugashingira ku iyobokamana, tugashingira no kuri politike, nihe hari hanetereye, nihe hari ubutunzi buruta ubundi butunzi.
asanga ni muri tombora igwa hano muri East Africa, irongera igwa uri kumva mu kigobe cy'Abarabu hari peteroli, sibyo? Baravuga ati turabigenza gute, tugiye gucreatinga uri kumva igihugu, tugiye gucreatinga iki ikitwa igihugu. Baramanza bahera hano Uganda, bavuga ati mureke tureme Isiraheli muri Uganda cyangwa byaranze byari byaciye muri naho uwitwa mukuru wa Netanyahu yaguye, yego uri kumva byari byaciyemo kuko n'ubundi buriya ubutaka uyu munsi barimo muri Palestine itaka ritwikiye muri iryo bakuye hano Uganda batudishaga indege, yego kuko nta mabuye, urumva Isiraheli ni igihugu kinetereye kuko nta mabuye, bagiye bafata ubutaka rero baratwikira bashyira hejuru y'amabuye, aha bakreatinga na histoire zose ziri uburyo bwa muri bibilike. Bano bantu nandi kukubwira baba Rochefried hasi, reka nze nkwereka abandi babakurikiye. Nase bya biri bibilike nibyo bakreatinze, nibyo bakreatinze nyine. Sinagora urugero rwiza kuko dushatse hano n'iri shyamba twariremamo ikintu kirisemba. Betse gatabanze nkubwire Royal Family na Rockefeller na Rochefried hasi hari icyo bita Zionist. Zioniste uri kumva kazi icyo bita Vatican na Freemason. Nabandi baza ubu ngubu n'urugero iki kiganiro nuko tuba turi bukore bakarebwa n'abantu bangahe ubu ngende umugoyi ashobora no kuza kuvuga ati kurwanya ubwoko bw'Imana, sibyo? Noneho sasa bamaze bakwita umurezate uri kumva, sibyo? Bamaze kwicara gucreatinga bavuga ati ariko nitujyana muri Afurika, sibyo? Nitujyana muri Afurika, sibyo? Tukavuga ko Isiraheli tukayishyira hano Uganda, tuzagongana na Bibiliya. Tuzagongana naki na Bibiliya, kuko Bibiliya niba aravuga Perisi uyu munsi akaba ari Irani, uri kumva? Igihe avuga Medi akaba ari Irake, tuzavuga ukuntu Imana yafashe ubutaka yabwiye Aburahamu kujya hariya, uri kumva, guhera ku ruzi rwa Efurate kugera ku rwa Nili, tubabwire ko rwaje gute, iyi Nili tuzayikura hehe. Niho hatumye Uganda itagira gute, idafata. None bahita bavuga ati bo tugiye gucreating iki histoire zijya kuba similaire. Naga ibyo nshaka kubijyamo kugira ngo abantu bataza kujya mu bintu byinshi cyane, numva hari ubwira ubudakwiye kuza kuvugira kuri kamera, sibyo? Baba bashinze icyo bita Isiraheli, bayishinga ari agateritwari gatoya bakase kuri Palestine, gafite kilometero nka 10,013 kilometero kare cyane, uri kumva? Bafata kapitali bayishyira he Tel Aviv. Yerusalemu yari ikiri hehe Palestine. Kugeza n'uyu munsi baruzi ko Palestine nta bwigenge ifite. Byabukora he? Amba bamaze gucreating uzi ikintu cyakozwe, baragiye bazana abaturage bamwe bagiye bahungira, uri kumva, hirya no hino. Abenshi bari barahungiye muri Pologne, sibyo? Yego. Abandi barahungiye muri Ukraine, even no mu Burusiya. Population Kazari bayita population Kazari. Barabadeployinga, baraza babaha igihugu, sibyo? Bandi baza kubakura no muri Ethiopia, kuko hari amateka avuga ko witwa Salomo yabyaranye n'umwe mugabekazi. Yego. Turi kugendana nabavuga ati ubu nabona ubwoko bwacu barazana, donc baba deployingira igihugu bagiha icyo bita imbaraga pastor. Bagiha imbaraga, noneho bagiha imbaraga gishamikiye kuyoboka Imana, bagiha imbaraga zishamikiye ku mbaraga za gisirikare, ku buryo ibi bihugu by'Abarabu byigeze kwicara ari nka 5 biraterana bagati tugiye kurwanya iki gihugu wapi. Barwanye intambara y'imisi 6 iyo bitaragere dusijoro, izena bakubita, uri kumva, kuko yari ifite akaboko kayihagarara yaba muri ONU na Amerika, uri kumva, sibyo? Babona ko batashobora. None nahanga iki gihugu cyatangiye kugenda kigira gute gisenya ibindi bihugu, kiri gushaka gukora conquête imeze ite nk'iyo Bibiliya yabwiye Aburahamu. Ariko mu by'ukuri aba bantu osome bita abantu bari mu idini ry'Abayahudi, bari donc aba bayuda muri rusange, bosome bo bazi reality. Noneho reka tugaruke ayo yari amateka, yego, nabiciyemo hale zimwe kugira ngo abantu batwumve. Ndashaka noneho tubihuze ni intambara iri kurwanwa uyu munsi. Iyi ntambara rero buri intambara zose yafanye amateka nibyo utubwiye. Iyo ikintu kiri kuba cyose uzabona pastor, yego, cyose uzabona mbere yuko kiba mu bigaragara kimanza kuba mu bitagaragara,
sinzi niba icyo kintu kunyumva. Buriya pasiteri inzu wubatse niyo zindi uzubaka zishushanyije hano mu mitekerereze, mu mutwe, sibyo? Umunsi uzazishyira hanze nibwo abantu bazavuga ngo pasiteri Fishimiye afite iki, buri munsi nkora amayidi. yes, sibyo? nuko umuntu yubatse, kuko umuntu agizwe n'umwuka n'ubuzima n'ubugingo. Yego. Izi ntambara rero muba muri kubona, uri kumva, n'ubundi mbere y'uko ziba, before zari zigize gute, ziriho zarateguwe. Aya masinagogi okay, sibyo? Uri kumva, buriya kugira ngo umwami Yesu agaruke aze kwima ingoma, hari agenda y'uko bari gutegura uwitwa antikristo. Naratangaje ubundi umupasiteri umwe w'umusiyoniste hano mu Rwanda yaricaye aravuga ati imyiteguro yo guteguriza antikristo yararangiye. Umunyamakuru amaze ati se byarangiye bite? Ati hari ibintu byarangiye tutemerewe kuvuga, uri kumva, kuko aba batipe bafite nuza abantu badistribuye ibitekerezo byabo kugira ngo nyine bahuze ko ari ubwoko bw'isezerano, ubwoko bw'Imana, abantu Imana yaronse, ariko mu by'ukuri abantu Imana yaronse ntabwo bakora nk'ibikorwa bikorwa nabo pastor. Wabonye kuri ejo bundi barashe ikigo cy'abanyeshuri b'abana b'abakobwa hafi barenga 160 na bane bagapfira ahantu hamwe. Ese ubwoko Imana yaronse, niba uri kurwana na kanaka, abana uri kubahore. ushobora kuba muri ya Bibiliya cyagiye kera ngo mukubite mutababarira ntimusigeze n'akantu n'agato. Hanyuma ubwoko Imana yaronse tukaba turi mu gihe cy'ubuntu bwa Yesu, uri kumva, mukubite yaragiye yarabakuriyeho ko ijisho ritakwiye guhorerwa irindi, ahubwo gukubise utega undi musaya. Uwo Yesu, urumva Yesu bamwemera, hari agenda yo gutegura antikristo. Wenda nkawe mu mboni zawe kugira ngo abantu, hari n'ibintu abantu badashobora kumva, yego cyane kuko ariko bakazabyumva bisaba bigutekereza. Yego, katwivugiye kuri iyi ntambara tujye no gusoza. yego, wowe mu mboni zawe nk'umuntu ureba aya mateka, ukareba ibiriho, ukareba nuko biri kugenda, intambara irarangira ite? Iyi ntambara ntabwo izigera irangira. Uti ntabwo izarangira gute? Nuza urabizi ko isi yamaze kugira intambara zidekarare ebyiri. Zose yaba ari intambara ya gatatu y'isi yose. Ni naho nshaka kugera. Urabizi ko isi yamaze kudekarara intambara ebyiri zemewe z'isi yose. Yego. Intambara ya mbere y'isi n'intambara ya kabiri. Yes, yo muri 1945 no muri 18. Yego. Iyi ntambara ya kabiri y'isi yose ikimara kurangira, nabwo Israel yakerewe watsinzwe muri 1948. Ikerewe itingo mu mbaraga zo gushaka kuyoboza ubutware mu by'ubukungu, sibyo? Yego. Buriya peteroli yose, niyo mpamvu uzumva Trump avuga ngo iyi peteroli ndayishaka, yo muri Venezuela ndayishaka, muri Kongo muri inshuti zanyu mufite amabuye meza, uri kumva, ntabwo aba ari ubushuti n'urukundo baba bafitiye, nuko nyine donc nibyo bakrete. We ni umucuruzi uri aho ngaho. Yes, abantu mushaka mupfe ntacyo bimbwiye. Bivuze iki se? Noneho reka nikomereze. Intambara kabiri isi yose imaze kurangira, uri kumva, Israel zishinzwe icyo gihe na ba Theodor Herzl. Yego. Bazanye Zionisme. Mbo hari ikindi kintu cyabaye abantu batarasobanukirwa. Isi yahise yisaturamo ibice bibiri bitegura intambara gatatu y'isi yose, ayo bibiri ayita Gogi na Magogi. Yisaturamo ibice bibiri bimeze gute? Habaye ikitwa la guerre froide cyangwa se intambara y'ubutita. Ni intambara yari ihuje amariye yatsinze urugamba natsinzwe. Yego. Uburusiya bwari bufite ikitwa IRSS, hariho za Ukraine ziriye uri kureba, n'Uburusiya n'ibindi bihugu byose bikikije Uburusiya. Bari bafite Union Soviétique cyangwa se ubumwe bw'abasoviétique. Bamaze gutsindwa intambara ya kabiri y'isi yose na Adolf Hitler n'Ubudage. Ubudage bwari burimo ibice bibiri. Ubudage bwari mu bice bibiri. Yes. Bamaze gutsindwa intambara ya kabiri y'isi yose, aba Amerika n'Uburayi nibwo bari mumaze donc nibo busanga bwatsinze intambara, bwafashe ariye yabwo. Nene umunsi niyo mpamvu Amerika ivuze ati tugiye gutera muri Iran cyangwa muri Iraq, ujya kumva Ubufaransa turi kumwe, Israel turi kumwe, Ubwongereza ati turahari, sibyo? None wakumva cya gihugu bateye, ukumva yariye y'Uburusiya ko ati tuzagushyigikira, turahari. Ubushinwa ati turagushyigikiye, Ubuhinde buti turagushyigikiye, urukumva, nuza Korea du Nord iti ndagushyigikiye. Ubona ko nyine hari amariye abiri. Meme nta muri Afrika, n'abanyafrika bahita bafata impande,
cyane. kera barateraga uwitwa Kadafi akavuga ati ndahari akaba afite ariyeye. none Afurika y'Epfo ati ndahari. ubu bagiye bihuriye mu muryango umwe nabo n'abarusi za sadeke zaki. niyo mpamvu bakoze iriya miryango, yego, kugira ngo umuryango umwe nutera undi uze telefone. yego. Mbo iyi ntambara rero, buri intambara ku bahanga bayo n'abazi kuyikurikirana, intambara igira impamvu ebyiri, ibyo bita koze lointaine na koze immédiate. Koze lointaine y'intambara ya gatatu y'isi yose n'ubundi yatangiye gukorwa, aho batangiye gucura ibitwaro bya kirimbuzi. Urabizi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikimara kurwana n'Ubuyapani, intambara ya kabiri y'isi yose irangiye, mu rwego rwo gutinyisha abantu ngo bayitinye. Donc minisitiri w'intebe w'Ubuyapani yavuze ati rero tukubona turi gutsindwa, reka intambara tuyihagarike. Urukumva uwayoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ati oya, turamanza tubakubite, urukumva tubamenagure, tumenye yuko sibyo twebwe toroshye dufite babakubise Little Boy Hiroshima Nagasaki barayikubise ngo babonye igisasu babatimbuye. Agatisha iyi si yose niyo yesi imanika, urikumva yitwa bya kirimbuzi. Ariko zariye nazo zakomeje kujya gukora ubushakashatsi bw'intwaro bya kirimbuzi, kugeza uyu munsi hari ibihugu bizifite. Niyo mpamvu zumva Amerika izavuga ariko ntizigera itera Kim Jong. N'uyu munsi impamvu Iran iri kwihagararaho, abahanga bavuga ko imaze kugira 60% za uranium. Aho rero 60% iba yavamo igisasu zitwa bya kirimbuzi. Bayitera nabo bafite impungenge, niyo mpamvu bavuga ngo twateye ngo ahantu bari kubikorera ngo n'ubundi projet zabo ntago bazigeraho, ziba zicukuye ziri mu myobo yageza gushaka gusenya. urabona nk'u Rwanda dufite ubushobozi bwo gukora nuza ama bombe atomique cyangwa se ni mu buryo bwa uranium, kujya muri ya misozi ya za Byumba na za Ruhenge bagashiramo hasi, bakajya hasi mu ndake ku buryo giterera igisasu hejuru, ariko hasi nubashe kujya, n'ubundi nibagerayo n'ubundi Iran ifite bakameneye, bafite ubuvumo bari gucreatingiramo iki ibisasu. Wabonye ko akimara no kwima ingoma, uri kumva umuhungu wa Kamene ubu bita Mujitabu yavuze ati nge ndahorera umuryango wanjye, nimunatekereze ko mu minsi mike mwakumva Netanyahu namurangije na Trump. Kandi koko biragaragara, ejo bundi yishe muri umuna wa Netanyahu arabamara rero. Uri kumva n'urugero nyine ngwaye wowe wari kumbaza ngo ese intambara ubona izarangira, nubwo iwe niyo ya gatatu y'isi yose itarangira. Turi kugendana iya gatatu y'isi yose itarangira, donc idahita iba direct, ariko uku kugenda bensera bategura icyo, donc aya mariye ubona ko ameze nk'ahanganye, bategereje umwe ushobora gutera igisasu cya kirimbuzi bagahita bandaza isi. Impamvu itaba, reka tugaruke mu mwuka. Bibiliya iravuga ngo ubuza gukora ku bugome bw'uwo mugome, uri kumva aracyari mu isi. Ni uwuhe? Ni marayika w'Imana ubabuza, anafatanyije n'itorero ry'umubare wo mu itorero bataraguye. Ariko wibuke ko nubwo ari intambara tubona kubariye basanzwe, Amerika ngo n'Abarusiya n'Abashinwa, no mu isi y'umwuka hariyo desariye. Hari ariye ya Antikristo, sibyo? Akaba na ariye yande ya Kristo. Kugeza n'uyu munsi no mu bisanzwe n'ubuzima busanzwe na hano mu isi bisanzwe, izi ariye ziba zimeze nk'izihanganye. Umukristo akora iki? Umukristo urumva ko uri kuri ariye ya Kristo. Naze muri Bibiliya nk'uko tukunda kuyijyamo, twumva amakuru, tumenye uko urugamba ruhinamiranye. Urabona uyu munsi nka Antikristo yamaze gutegura ibintu byose, yarangije kwestara, abamupfukamira, abamuramya, intambara zishyize ku isi, urukumva ibimenyetso by'ibihe no gutegura kumuramya no gushyirwaho ikimenyetso, urabona ko yamaze kubikora. Ariko habaye ikintu gikomeye, buriya Yesu nawe yamaze gukora, urikumva kuko numva se bikimanuka pastor, reka ariko mvuge n'aka ngaka. Isi ikimara, buriya Imana yejeshe, iri kwejesha isi ibihe bitatu. Yego, yabanje kwejesha isi amazi, sibyo? Subizi kubw'ijya cya Nowa. Yego. Abantu nyuma barongera barayigomera, irongera ifata umwanzuro wo kwejesha isi amaraso yayo ubwayo, cyangwa se amaraso y'umwana w'intama w'Imana wayo. Yego. Icyo gihe iyo operasiyo abayemeye nk'uko Yohana yanditse, bagiye bashyirwaho ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama w'Imana, aribo bazataha ubukwe. None uyu munsi irezwa n'iki rero sasa? Finali ya nyuma, urumva iyo umuntu aguhemukira rimwe akaguhemukira kabiri, ubwa gatatu sinzi pastor, sinzi wowe kuteye, urukumva umuntu umuhaye warning rimwe
ukongera ukayimuha bwa kabiri ubwa gatatu aba ari umuriro. Donc rero ntabwo Imana izongera kwezesha isi amazi yarabihakanye, nta nubwo kuyejesha amaraso bamwe barayanze bayemeye, ifite ubuhungiro iri kubategurira. Uyu munsi ni umuriro, amazuku, fire n'ubundi uri kumva izi bomba atomike ibihugu byo mu isi bifite biziturikije nyine hagashya ntabwo birangira, isi yazahora yaka iteka ryose, bose bakira kandi biri banga umuriro w'Imana uzarya abanzi b'Imana. kadusoze none se reka mfate nk'urugero rwa hafi, akantu gatoya kabaye Hiroshima na Nagasaki bateraho zibira bisasu. Uzi ko kugeza n'uyu munsi kandi yamaze gushira imyaka irenga hafi 80, uzi ko n'uyu munsi ingaruka zabyo umuntu byara akabyara umwana abe ngo bira bisasu bimara imyaka irenga 1000. Yes, bishatse kuvuga ko ari bagiye kurimbura isi. rega umuntu ahehayaneye. Abasenga musenge, yego. Abakira Yesu Kristo mumwakire, abizera mwizere, yego. Ukijijwe akomeze akizwe, uwezwa akomeze yezwe, utejejwe abireke, uwanduye nyine agomeye yandure, uwanduye akomeze yandure, akazu yaziko ntako kuko bazamuruka. Imana ibaho umugisha. Reka dushimire abantu bose bari badukurikiye. Tujya tugumya tubakurikirana amakuru uri kumva cyane, mbahe update, tugumya tuganira kandi nanga bari mu butumwa bw'ijambo ry'Imana uri kumva. Abantu bafite inzira z'igisiyoni mu mitima mukomeze mwirimbishe, n'abajya kurimbuka nyine bye.